indirimbo ya 30 mu gakiza. Ubugingo bwacu ni bugufi cyane ntabugereranya n'ubwato mu mazi tutunyura mu nyanja utuyobora. Haleluya. Kadufatanye ijambo ry'Imana. Dufatanye ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yohana, mu Evanjiri ya Yohana igice cya 14, duhere ku murongo wa 13 tugere ku murongo wa 15. Kumva ko hatubwira Evanjiri ya Yohana igice cya 14, duhere ku murongo wa 13 tugere ku 15. Kadusome. Kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikora kugira ngo Data yubahirizwe mu mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Nimunkunda mukitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha ukubana namwe ibihe byose. Amina. Haleluya. Uwo mufasha dukomeze ku gice umurongo wa 17 ngo niwe mwuka w'ukuri, ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Haleluya. Yesu atugirira neza. Yesu akomeze adusobanurire. Katwongere dusome Abafilipi igice cya 4. Abafilipi igice cya 4, dusomeho twumve icyo atubwira. Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 6 n'uwa 7. Nimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose, ayo umuntu yamenya, azarindire imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Haleluya. 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 Mu rwandiko rw'Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 6 n'uwa 7. Katwongere tugende turebe uko ibi bishatse kutubwira. Twasomye muri Yohana wa mbere, twumvise uko hatubwira, ndetse hatwigishije ukuntu umwuka wera azabana natwe, kandi uwo mwuka wera niwe mufasha twahawe, kandi bishoboka ko ab'isi bamuhabwa. Iri ni ijambo ry'Imana ritavangirwe, kandi ijambo ry'Imana rw'ubuhanuzi buzima butavangirwa. Kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikora kugira ngo Data yubahirizwe mu mwana we. Vuga ngo iyo uri mu gakiza ka Yesu Kristo, iyo uri umukristo w'ukuri, ukaba ufite kwizera, ukaba ufite ibyiringiro, ukaba ufite urukundo, ukaba ufite gukiranuka muri wowe uko bwije n'uko bukeye, ibyo usabye Uwiteka abikorera. Kubera iki? Uwiteka abikora kugira ngo Data yubahirizwe, Imana yubahirizwe. Haleluya. Dusubizwa ibyo usaba, ubisubizwa kugira ngo izina ry'Imana ryubahirizwe. Haleluya. Birashimishije cyane. Ibyo usaba ubisaba kugira ngo usubizwe ikibazo cyawe birangire kuri wowe, ukumva ko urasenga ugasubizwa kugira ngo Imana ikugabanyirize umusonga, niko bajya bavuga, ariko ntago birivuga. Imana ibisubiza kugira ngo izina ry'Imana ryubahwe, Uwiteka yubahirizwe mu mwana we.
haleluya. Icyo muzasaba mu izina ryanjye ndetse Uwiteka yubahirizwe, niyo mpamvu usubizwa. Iyo icyo gusaba, iyo Uwiteka ari kubona ari cyo gusingiza cyangwa se kizagira akamaro ko gusingiza izina ry'Imana, ko gusingiza ubwami bw'Imana, Uwiteka aragikora. Uwiteka aragikora kubera iki? Wasabye ikintu kimeze gite? Kubera iki? Bifitiye intego. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Ubisabye mu izina ryande? Ese ubisabye wishingikirije nde? Hari abantu benshi basaba ikintu bakishingikiriza kuri bene wabo, bashingikiriza ku bakomeye, bashingikiriza ku mashuri yabo, bashingikiriza ku butunzi bafite n'amafaranga, bashingikiriza aho batuye n'aho bari, bashingikiriza uko bavutse n'uko baremwe. Ariko ntabwo ariko biri. Wa muzungu wawe umwirabura hano barakuvuga ngo icyo muzasaba nimugira icyo musaba mu izina rya Yesu azagikora. Ko Yesu ni inzira y'ukuri n'ubugingo, kandi inzira zose iyo zifunguka ari uko Yesu ari wafunguye amarembo. Yesu yagufunguye amarembo, inzira zose zirafunguka, ibintu byose bikemera, kuko ari Yesu uri hejuru ya byose, ngo niwe byose byaremewe. Ibiboneka n'ibitaboneka, ibigaragara n'ibitabonekera, byose byaremewe muri Yesu. Haleluya. Iri jambo rirashimishije cyane. Unanjye nzasaba Data. Yesu nabona umaze kumuhesha icyubahiro muri wowe, mu buzima bwawe, mu mikorere yawe, ngo nawe azasaba Data wo mu ijuru, azabaha undi mufasha, aguhereze umufasha. Umwuka Wera adufasha, ni umujyanama. Umwuka Wera ni umuyobozi. Iyo uri gutekereza ukabona Umwuka Wera ni ugufasha kugira ngo amarangamutima yawe aganzwe n'imbaraga z'ubumana. Ubu ni umuntu wese afite amarangamutima, ko Imana yaremye umuntu yamuhaye amarangamutima, ariko amarangamutima ayobowe n'imbaraga z'Umwuka Wera, n'Umwuka Wera w'Imana. Ayo marangamutima agujyana mu bintu, mu nzira nziza, inzira y'ukuri, inzira y'umucyo. Ntabwo ishobora kugera mu mwijima, ahubwo ikuyobora inzira ikiranutse ndetse inzira inejeje. Haleluya. Ubwo rero Umwuka Wera ni ingenzi ku buzima bwacu, ni ingenzi ku buzima bwacu. Tumusabe, kandi Uwiteka arashoboye kumuduhereza ku bamusabye. Bivuze ngo ntabwo nzabasiga mwenyine, sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzabohereza umufasha. Umufasha ariko ari Umwuka Wera. No kuvuga ngo udafite umufasha, iyi si ifite byinshi byakunaniza, iyi si ifite byinshi bidukamura, iyi si ifite byinshi bituvana mu gakiza kayo, iyi si ifite byinshi bituma twumva nta nicyo bivuze, iyi si ifite byinshi bituma twiheba, iyi si ifite byinshi bituma twumva twiganyiye, iyi si ifite byinshi bituma wumva isi nta kimaze, ariko iyi si ifite byinshi bituma twumva itubihiye, iyi si ifite byinshi bituma abantu bagira umutima mubi, iyi si ifite byinshi bumva gusenga ntacyo bimaze, iyi si ifite byinshi bumva imiryango nta kimaze, iyi si ifite byinshi bumva ubutunzi n'amatungo n'ubutunzi ntacyo bimaze. Ariko haleluya, Umwuka Wera naza, Umwuka Wera azaguhereza kuryoherwamo, kubera ko uwo Mwuka Wera ntabwo afite intego yo kuryohera muri iyi si gusa, ahubwo intego ye ni ukugira ngo ube mu mahoro. Niba uri mu kigeragezo ukibe mu mahoro, niba no mu bisubizo ubibemo mu mahoro, utabangamiye bagenzi bawe. Nurangiza ibyo byose, ni Imana nibona ko bishaka kubahiriza izina ry'Uwiteka Imana yacu, bishaka ubisabye mu izina rya Yesu, Yesu nawe akabisuzuma akabona ko bizubahisha izina rye, azabikora kwiyubahisha, maze noneho ibyo byose ry'amahoro Yesu atanga, y'amahoro Yesu aha abantu be, bitume ubona inzira nzima yo kuzaguhereza ubugingo buhoraho. Haleluya. Ubugingo buhoraho niyo ntego nyamukuru ku bakiranutsi, ku bakristo, ku bayoboka Kristo. Ntabwo Imana iguhereza ubutunzi bwinshi, ntabwo iguhereza amafaranga menshi, ntabwo iguhereza amashuri menshi, ntabwo iguhereza ibintu by'isi byose kugira ngo wamamaze izina ryawe, cyangwa se kugira ngo wamamaze abantu runaka, cyangwa se kugira ngo wubake izina ku giti cyawe.
oya, ahubwo ibikora kugira ngo izina ry'Imana ryamamare, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro, ufasha abantu, ubwira urukundo mu bana nabo, ugira neza, ndetse ubana n'abantu mu mahoro mu byawe utunze byawe biri prive. Reka no gufasha abantu ariko ubarimo n'abana amahoro, ni ukuvuga ngo ubahe mugenzi wawe, ukunde mugenzi wawe nawe wikunda. Ni ukuvuga ngo isi yacu ihinduke inshyashya, kuko urukundo ruri ku isi yose. Isi yahinduka, nta buryarya bwagaragaramo, nta kugambanira kwagaragaramo, nta nzangano, nta ntimba, nta ngonwa, nta no gutekerezanya kubi byagaragaramo, kubera ko urukundo aho ruri, urukundo rukora byose, kandi n'Imana ni urukundo. Haleluya. Uwiteka rero atufashe, aduhereze urukundo ku isi yacu ihinduke, kandi ku isi yacu nimara guhinduka, ibyo dusaba byose Uwiteka, nituba dufite urukundo, twaba dufite uku kwizera, twaba dufite ibyo byiringiro, tukaba tuba dusingiza Imana yo mu ijuru, tukaba dusingiza Data wo mu ijuru, ingoma y'Imana ikabamara ku buzima bwacu. Turi kuri iyi si tukaba ambasaderi beza b'Imana, tukaba ambasaderi ba Kristo, tukaba abahamya ba Yesu Kristo, abahamya b'ukuri, abahamya b'ijambo, abahamya bo gusingiza Imana mu mirimo yacu, mu miryango yacu, mu byo dukora byose. Ubu ni mu gihe cya coronavirus, ndetse aho bitoroshye, ariko itorero ritangirira aho 2 cyangwa 3 bateraniye banyambaza, nzaba ndi hagati yawo. Mu muryango wawe, mu muryango wanyu, murenzi 2 cyangwa 3 mushobora gusingiza Imana, gutangirira ngaho mugagira imbuto nziza mu miryango yanyu. Imiryango yivuyeho igera ku itorero, itorero rikagera ku gihugu, ndetse igihugu nacyo kikabyara isi yose, kubera ko itorero ryatangiriye hehe? Mu muryango niho ritangirira, kandi izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Ni ukuvuga ngo amavuta yo gusingiza Imana, amavuta yo kuramya Imana, amavuta yo guhesha Imana icyubahiro bitangirira mu muryango. Niyo mpamvu muri iyi minsi Shitani nawe atakundira imiryango, atayishakira amahoro, aza kugira ngo asenye imiryango, ashyiremo inzangano, ashyiremo inzika, ashyiremo igonwa, umugore n'umugabo ntibumvikane, umwana na nyina ntibumvikane, umukazana na nyirabukwe ntibumvikane. Ibyo byose kubera ko ritangira mu muryango, ubuhamya butangira mu muryango, ndetse gusingiza Imana bitangiye mu muryango, isi yacu yahinduka, kandi izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu rero dusaba Mwuka Wera kugira ngo abidufashemo, habemo ikintu cyitwa kwihanganirana, habemo ikintu cyitwa ubuhamya bwiza, habemo ikintu cyitwa urukundo, kubera ko ibyo byose Umwuka Wera naza azabidufashamo, kuko Umwuka Wera ni umujyanama kandi ni umuyobozi. Ayobora amarangamutima yacu, akayobora mu nzira nziza, akayobora mu bintu bikwiriye, maze itorero ryatangira mu muryango rikagera mu rusengero. Urusengero ni ukuvuga ngo ni imiryango ihuye itandukanye ihuriye ahantu hamwe. Ni ukuvuga ngo abahamagawe, itorero tubona ko rivuga ngo ecclesia mu kirimi cy'ikigereki, ariko bisobanura ngo abahamagawe bakavanwa mu bubata bw'umwijima, bagashyirwa mu muco wa Yesu Kristo, bakemera kuyoborwa n'umwami Yesu Kristo, kuko ari we mutwe w'itorero, ari we muyobozi w'itorero mukuru. Uwo nguwo rero ntabwo utarabishuriwe n'Umwuka Wera wabishobora, ariko abahishuriwe n'Umwuka Wera w'Imana bazi ko iyi si yacu izashira, ndetse isi nimara gushira haze ingoma ya Yesu Kristo. Nk'uko tubibona mu nzozi Nebukadinezari yarose, akabona igishushanyo nk'uko tubibona cy'inyamaswa, uko zari zimeze, n'ubwami bune, ubwami bw'Ubugiriki, ubwami bw'Abaromani, ubwami bw'Ubuperesi, ubwami bw'Abababiloni. Noneho akabona bwa nyuma, akabona ibuye rije rikamena icyo gishushanyo cyose, kikajanjagurika, ndetse Bibiliya ikavuga ngo ibyo buye ni ubwami bwa Yesu Kristo buzaza bukongera bukagira ute, bukima ingoma. Yesu Kristo akima ingoma ye idahanguka, kuko ni Imana ishoboye byose. Haleluya. Imana rero ishoboye byose, kandi igenda ihishura ibizaba. Niyo mpamvu twamamaza ubwami bw'Imana nk'abakristo, twamamaza kugira neza kw'Imana, kubera ko tuzi ko ibyo twaba dukora byose, isi yacu izarangira, isi yacu izashira, isi yacu izagira iherezo, ariko hazaza ubundi butwari bw'Imana ishobora byose bwa Yesu Kristo, buzaza tukimana na Yesu. Abakiranutsi, abazaba barakiranutse, bazaba barahinduriye benshi mu gukiranuka, ndetse abazaba barakoreye ubwami bwa Yesu Kristo, tuzimana ingoma na Kristo, tuzimana ingoma na Yesu Kristo,
reka guhangayika mu byo uri gukora. Ushobora gukora urukundo abantu ntibabibone, ushobora kugira neza abantu ntibabibone, ushobora kwera imbuto abantu ntibabibone, ushobora kuvuga neza abantu ntibabibone, ushobora kwitwara neza abantu ntibabibone, ushobora kuvuga ubutumwa bwiza abantu ntibabibone, ushobora kuririmba neza abantu ntibabibone, ushobora kuvuga usingiza Imana abantu ntibabibone. Ariko hari Imana itajya yirengagiza ikintu cyose wakoranye urukundo, ikintu wakoranye utakoranye ubwiyemezi, ikintu utakoranye kwishyira hejuru, ikintu wakoranye ngo usingize Imana. Iyi si izashira, iyi si izarangira, ariko uwizera azabona amasezerano ya Kristo, uwizera azimana na Yesu ingoma idahanguka, uwizera ibyo byose imirimo ukora no kuri iyi si izaguherekeza. Niba ukora imirimo myiza, haranira gukora imirimo myiza kugira ngo uzaherekezwe n'imirimo myiza. Kandi gusa tubona ko tutakijwe ku bw'ubuntu, ahubwo byavuye mu bushake ndetse n'impuhwe ndetse n'ineza, ndetse tubona ko byavuye mu buntu bwa Yesu Kristo. Ariko ubwo buntu ntabwo tugomba kubupfusha ubusa. Ubwo buntu Yesu yatugiriye kugira ngo aduhishurire ko ari we mucyo w'isi, kugira ngo amurikire imitima yacu. Ntabwo tugomba kubupfusha ubusa, tugomba kugerageza natwe gukurikiza amategeko ari mu mitima yacu, tukagira urukundo, tugakundisha Imana ubwenge bwacu, imitima yacu, ibyo dutunze byose bigakorera Imana Data. Kuko nshuti yanjye, ibi byose udutunze bizashira, ibi byose utunze bizashira, ibi byose tubona kuri iyi si yose bizashira, ndetse abantu barabisiga, akazi indi generation nabo bakayisiga, akazi indi generation indi bakayisiga. Ariko hari igihe kizagera, ni ukuvuga ngo haze ingoma idahanguka, cyangwa haze ubwami bwa Yesu budahanguka, ingoma y'amahoro, ingoma y'ibyishimo, ingoma y'umunezero itazabirimo guhangayika, itazabirimo ishavu, itazabirimo agahinda. Iyo ni ingoma ya Kristo twamamaza, abakijwe, abakristo ndetse abemera Mana bose, kuko ubwami bw'Imana buregereje, ubwami bwa Yesu buregereje. Hari ubundi buzima twifuza, hari ubundi buzima twamamaza, hari ubundi buzima dusingiza, hari ubundi buzima tubwiriza abantu. Nanjye niyibwiriza, kuko kuri iyi si yacu hari byinshi biturusha, hari byinshi bitunaniza, ariko duharanire kubana mu mahoro, duharanire kugira urukundo, duharanire kugira neza, duharanire kuvuga ubutumwa bwiza mu buryo bw'ijambo ry'Imana, mu buryo bw'ibikorwa, mu buryo bwo gusingiza Imana, mu buryo bwo kwamamaza ineza y'Imana, mu buryo bwo kwamamaza ingoma y'Imana. Kuko isi yacu irimo gushira, ibintu bizagaragaza imperuka, ibyorezo, inzara, ibintu byinshi birimo kugaragara. Inzige mwarazibonye zirimo kuza, ibyorezo birimo kuza, harimo inzara, abantu bazabikunda, abakunda impiya ni amafaranga, badakunda babo babeshyirana, birarira, bikakaza, bishyira hejuru. Ariko ibyo byose nimubona bisohoye, ngo muzamenye ko kuza kwa Yesu kwegereje. Haleluya. Natwe ibyo rero ntabwo dushidikanya ko kuza k'umwami wacu kwegereje. Ntabwo tuzi ngo umunsi cyangwa ibyari azazira, ariko azaza nk'umujura. Ashobora kuza none cyangwa ashobora kuza ejo, ashobora kuza gutunguye cyangwa se nanjye akaza ntunguye. Ariko noneho haranira uvuga ati, ngewe ntamutse ngiye, nagenda ndi muntu ki? Ese nagenda nk'umuntu kiranutse? Ese nagenda nk'umuntu wakoreye ijuru? Kuko ijuru urikorera ukiri hano kuri iyi si. Yesu twakijwe ku bw'ubuntu, nibyo ndabyemera, ariko ubwo buntu bwo Yesu yatubwiye ntabwo tugomba kubupfusha ubusa. Ni byiza ko dubuharanira, twa ambasaderi beza ba Kristo. Nshuti yanyu, ntabwo uri hano kuri iyi si, ntabwo turi hano kuri iyi si kugira ngo turye twambare tube mu mazu meza gusa, turangiza tube aho ngaho gusa. Cyangwa se nk'abantu bategereje ko bagasaza bakagira imyaka 120 bagasaza tukabaherekeza. Oya, ntago aricyo Imana yaturemeye. Imana yakuremeye kugira ngo uyisingize, imirimo yawe isingiza Imana, ibikorwa byawe bisingiza Imana, amagambo yawe asingiza Imana, imvugo yawe isingiza Imana, ingendo yawe isingiza Imana. Gusingiza Imana mu rukundo, gusingiza Imana mu kwihanganira, gusingiza Imana mu guca bugufi, gusingiza Imana mu gushira hejuru ubwami bw'Imana, mu gusingiza Imana mu kubana n'abantu bose amahoro, kubera ko mugenzi wawe afite icyo akumariye nawe ufite icyo umumariye, ndetse mu bworoherane, ndetse no mu bwumvikane, ndetse no kwamamaza ingoma ya Kristo. Twemera Umwuka Wera akatuyobora. Ntabwo ibyo byose twabishobora tudafite Umwuka Wera. Niyo mpamvu azaza nk'umufasha akabana natwe, ukandi ntibishobora kabisi bamuhabwa. Ntabwo bamuhabwa gute bataramwizeye, bamumenya gute bataramwumvise. Iyo mpamvu ibyo byose tubiburwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni inkota icyara ikagabanya inyama n'imishokoro, ikagabanya kamere n'umwuka, kugira ngo utuyoborwe n'ijambo ry'Imana. Ndetse iryo jambo ry'Imana Umwuka Wera akatumanukiramo, akaduhishurira, akaduhereza discipline y'ukuntu dushobora kubana mu mahoro, ndetse n'ukuntu dushobora kubana neza, kubera ko Umwuka Wera ni umujyanama.
Haleluya. Nanjye rero ndabifuriza nk'inshuti yanyu, ndabifuriza kugira ngo tuyoborwe n'umukora w'Imana muri iyi minsi. Ubutumwa bwose buri kogera ku isi yose, bihe by'imperuka ndabyo biragaragara ko ubutumwa buzamamara ku isi yose. Urabona udukoresheje technology, ubutumwa buri kwamamara ku isi yose. Nta muntu tuzavuga ngo ntabwo yumvise ijambo ry'Imana, kubera ko utarabyumvise kuri radio, byumvise kuri televiziyo, utarabyumvise kuri televiziyo, byumvise kuri telefone yiwe, utarabyumvise kuri telefone, byumvise ahantu hatandukanye mu rusengero cyangwa mu baturanyi be. Niyo mpamvu ntacyo tuzireguza, niyo mpamvu tugomba kwamamaza ingoma y'Imana. Abantu tugire urukundo, abantu tugire kumvira umwuka wera, abantu tugire guca bugufi, itorero ritangire mu muryango, ndetse dutangirire twubahe Uwiteka Imana ishoboye byose. Duce bugufi, twamamaze kugira neza, ngo duharanire ingoma ya Kristo, ingoma itazahanguka, ingoma y'amahoro, ingoma y'ibyishimo. Oh haleluya, ndayikwifurije tuzimana ingoma na Kristo, tuzimane nawe ingoma, nzimane namwe ingoma ya Kristo, kubera ko ibyo byose dushobozwa byose na Kristo aruduhereza imbaraga. Ntabwo twakwishoboza umwana w'umuntu, turacumura ikatubabarira, tukavuma amasezerano ikatubabarira, kubera ko twakwijwe kubw'ubuntu. Ntabwo twapfusha ubusa, ndetse ntabwo ari kubw'imirimo, ariko ibyo nabyo ntabwo twapfusha ubusa, kuko tugomba guharanira gukurikiza ibyo ijambo ry'Imana ndetse iby'umwuka wera adusaba. Kumukora n'umujyanama, agendana nawe, akagendana muri conscience yawe, mu marangamutima yawe, akaguhereza icyo gukora kugira ngo ese imirimo yawe iri kwamamaza Kristo, ese ibyo ukora byamamaza Kristo, ese ibyo utekereza byamamaza Kristo, ese imibanire yawe n'abandi byamamaza Kristo. Igenzure inshuti yanjye, nanjye nigenzure, ndi kukubwira nanjye nibwira, kubera ko twese kuri iyi si turi abambasaderi beza ba Kristo. Twifuza kuba ambasaderi beza ba Kristo, tugahindurira benshi mu gukiranuka, tukagira umusaruro mwinshi wabaza mu gakiza ka Yesu Kristo, tukagira umusaruro mwinshi wabaza mu itorero rya Kristo. Nibaze mu idini, ahubwo bakaza mu itorero rya Kristo. Haleluya. Itorero rya Kristo, abantu bave mu mwijima, bave mu mwijima. Itorero narahamagawe na Kristo, bakava mu bubata bwa Satani, bakemera kuyoborwa n'ijambo n'umwuka wera, bakomera kuyoborwa na Yesu Kristo, bakemera kugenda bigana Yesu Kristo. Haleluya. Ibyo byo tubereye hano kuri iyi si, tubereye kuri iyi si kuramya Imana. Imana yakuremeye kugira ngo yiramye. Kuyiramya si ukuririmba gusa, kuyiramya si ugusimbuka gusa, kuyiramya si amagambo gusa, ahubwo n'ibikorwa. Ibikorwa byacu biramya Imana, ibikorwa byacu bisingiza Imana, ibikorwa byacu byamamaze ingoma y'Imana. Maze abantu benshi niyo babona ibyo bikorwa bahindukire bakizwe. Bazakizwa atari ukubera ko ari twe tubakozeho, abo ijambo ry'Imana niryo ribafasha gukizwa, bakaza bagakizwa, bagakurikira Yesu Kristo akabayobora, kuko Yesu Kristo niwe mucyo, kandi niwe mucyo w'ukuri, niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Ntawe uzajya kwa data wo mu ijuru atanyuze kuri Yesu Kristo. Yesu Kristo ni umutwe w'itorero, kandi Yesu Kristo ni umukwe, twe turi abageni. Yesu ni umukwe, data ni data bukwe, Imana data ni data bukwe, nukuvuga ngo umwuka wera niwe muranga, natwe turi abageni. Azatumurikira Imana ku munsi w'urubanza, azatumurikira Imana. Gerageza ukiranuke, gerageze nkiranuke, kandi uwejejwe gerageza kwezwa no gutunganira Imana, uyumvire, uhore uri maso, kandi ubane n'abantu, kandi ufashe indushyi, ndetse ngo ntusibe na rimwe gukorera Imana umunota wawe na buri munsi. Ntago tuvuga ko tuvanho gukora, kora umurimo wawe, kora akazi Imana yaguhaye, kora business Imana yaguhaye, ariko amasaha 28 ari mu munsi. Fata mu byibuze amasaha, ushobora gukora amasaha 8 nkuko biri, cyangwa se ugakora double, ntago nkuko bishoboka, ariko byibuze amasaha 10 ushobora kuruhuka mandi masaha 8. Ufite andi masaha yandi atandukanye ushobora gufata byibuze igihe gitoya, abari saa imwe cyangwa iminota ingahe, ukirana n'Imana, ugasenga Imana. Umutima wawe, umwuka wera ukuri, uwo muntu uri hagati yawe. Iki ni ikibiri twambaye, mu kibiri twambaye hagati harimo umuntu. Uwo muntu niwe Imana ishaka guhindura kugira ngo uwo muntu abe muzima. Uwo muntu ari we Yesu azamurikira data wa twese. Uwo muntu niwe Yesu yacunguye. Uwo muntu kurimo niwe Yesu yacunguye. Iki kibiri twambaye ni urusengero rwa Kristo, ni temple, ni ingoro ya Kristo. Nukuvuga ngo muri iki kibiri hashinzemo, haleluya, umuntu. Iki kibiri rero ni ingoro ya Kristo. Iki kibiri ni ingoro ya Kristo. Niyo mpamvu dukwiriye gushingiza Imana mu bikorwa byacu, mu byitekerezo byacu, ubwenge n'umutima n'ibitekerezo, ngo kundisho Imana, ngo ibyo tunze ubwenge bwawe, ngo ndetse ngo
mu byo uvuga byose tugire n'urukundo, ndetse isi yacu ihinduke, aribyo duharanira ingoma y'amahoro, ingoma itazahambuka, ni bityo Yesu Kristo azatumurikire data nk'abageni be, kuko yatuguze amaraso y'igiciro, yatuguze amaraso y'igiciro, aritanga kugira ngo tubone ubugingo buhoraho, aritanga kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Ntabwo yitanze kugira ngo tubone amafaranga menshi, ntabwo yitanze kugira ngo tubone amamodoka menshi, ntabwo yitanze kugira ngo tubone amazu menshi, yitanze kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Kuko iyi si yose ibyo dukora byose igihe kiragira imyaka 120 y'uburame ikarangira, umuntu agasinzira, ibi byo yakoze byose bigasigara, ariko imirimo wakoze yose yo iraguherekeza, yari myiza cyangwa yari mibi iraguherekeza. Ntabwo twakije kuri iyo mirimo rero, kubwo bite nuko wagiye muri uko wakoresha igihe cyawe cy'uburame bwawe, uko wakoresha igihe cyawe neza, n'ikimana izaguhembera, kandi Imana nayo irazirikana. Ntabwo ijye yibagirwa imirimo wakoranye urukundo, wakoranye guca bugufi, wakoranye kwamamaza ingoma y'Imana, yaba myiza yaba ari mibi, Uwiteka we afite ahantu yandika, kandi Imana yacu yo irazirikana. Nubwo abantu batazirikana, ariko Imana yo mu ijuru yo irazirikana. Bifurije amahoro y'Imana, bifurije kugira neza kw'Imana, bifurije gutangira icyumweru cyiza, ndetse nubwo ari mu bihe bya karantine bya coronavirus no kwirinda, ariko mbifurije imigisha ya Yesu Kristo. Yesu Kristo agaburira inyoni n'ibisiga, Yesu Kristo wambika uburabyo, ntabwo natwe azabura kutugirira neza, kuba mwubaha. Tugomba kugendana n'ibihe, ndetse mu bihe byose, mu mwijima, mu mbeho, mu bushyuhe, byo byose, ngo mu mbeho no mu mwijima tugomba gukurikira Uwiteka. Mu mvura ndetse mu izuba tugomba gukurikira Uwiteka. Mu bibazo ndetse no mu bisubizo tugomba kubaho Uwiteka, kuko Uwiteka ni ushoboye byose, kandi yitwa ishoboye byose, nta kinanira. Yesu abagirire neza, abarwaye Yesu akomeze abakize, ndetse abarushye n'abaremerewe Yesu niwe karuhura, ndetse niwe womora n'imitima, inguma zo mu mitima niwe uzomora, kandi niwe utanga amahoro n'ibyishimo, kandi niwe utanga kugubwa neza. Kugubwa neza aho kubera ko udafite amafaranga menshi, kugubwa neza kubera ko utabonye amafaranga menshi kuri mobile money, kugubwa neza kubera ko utaguze ikintu cyiza cya success, ahubwo kugubwa neza kubera ko Yesu Kristo ari muri wowe, ukumva uguwe neza. Haleluya. Inshuti yanjye, ni tuzareba ko agakiza twahawe arako kugira ngo tutagapfisha ubusa, kugira ngo tubaragwe ubugingo buhoraho. Nta gakiza twahara kugira ngo tubone amafaranga menshi, amamodoka menshi, amazu menshi, ibintu byose ni byiza gusiga twe tuzahindura isi, ariko tena tugomba kuzirikana ko twifuza kujya muri paradizo ya Kristo, kujya kuri paradizo y'Imana yaduteganyirije, kuko niyo objectif y'Imana. Ubwami bw'Imana buregereje, twamamaza ubwami bw'Imana kugira ngo benshi bahindukire mu gukiranuka, isi yacu ihinduke.